none se Paula naza hazaba aje mu mirimo yo mu rugo hazaba aje mu kiruhuko cye ntago mba ashaka kwivuginishiriza umwana ibyo ni ibyanyu ariko muratetesha ye ahubwo se uribuka ko saa 10:30 aribwo abageze i Kigali yego nabyibuka rero urumva ko tugomba kugira vuba agasanga tumutegereje hoya humura ngiye kugira vuba ngiye kwa mbihagaritse ndagira vuba ntago ndi bugukerereze nditegura vuba ndaje nutinda urafata akamoto hoya ntago ngutinda sorry nari mfite abashitsi sa oya papa warakuze ukuntu wagiye urapfana wagarutse mu kuyoberwa ugende nakuyobeye narashize imyaka wazanye ibibuno wazanye ibibuno ubanza uri i Burayi mutya cyane mama we yari yanyobewe neza wa mwungwanye nawe na yarabyibushye niko hajya ni Manora maki nabitwa Manindi boss nagize ni Manora urani uko kwa Pierre warakumbe ibiryo ariko rero ntuzawe mama Paula mwari kumushyiriraho ikijumba umwumbati ntago babiherutse by'amakaroni sibyo mwirirwamo n'ibintu bagutegurira nk'ikijumba cyokeje ikirayi amaganda agiye mweza kubituha neza mbano nitegedeye gushaka uyu no kwantuza ba munyari baje ariko ndanababwira mu kanya ariko umukobwa watetse nawe wanze guteka si mushuti wawe Nancy ni Nancy Nancy watetse nyawenda urumva bitatu nako ni ntuza nana ntago ari nana ni nana ni nana okay nana imico y'abana b'ubu rwose bari kuva kwiga hanze mu ngo zitandukanye yaratuyobeye pe bimeze nabi bafite imyitwarire mibi sinzi ukuntu bizagenda ariko si bose abenshi ntabwo uri kwa mwana kwa ntuza no hepfo hahandi kwa Rukebesha hariya yavuye kwiga ariko ibintu yazanye avuyeyo uzi ko ari muri ba bana bitera imiti y'ibiyobyabwenge kandi ubwo usanga ari kugwagwana amacupa ibaze we umwana uvuye kwiga kaminuza aza kuca intege se oya humura umukobwa wawe ndabona hariyo mico nta kibazo da ndabona ari ntawe ariko rwose umwana wawe yamuce oya icyo navuga rero Suzana ngo abumwe akagira ati agatukisha bose ni ukuvuga ngo kujya hanze none se tuvuge ko abantu bajyana abana hanze baba bari kubaruha nase si bavayo bakaza bakaba abayobozi bakomeye ahubwo ni ukuvuga ngo ese iyo agezeyo wowe mubyeyi uramukurikirana cyangwa ubafasha umwana ukajugunya gusa kuko iyo uri in touch nk'uyu mukobwa wanjye ngira akenshi buri mugoroba nkamenya uko yiriwe nkamuvugisha ariko ufasha umwana umuheruka ku kibuga cy'indege agenda ageze iyo ngiyo yihuriye n'abandi yise dadi bagira ba dadi mami iyo ari igihungu nk'icyo cya Manora seri izina rya rikunda kungora manini nk'icyo cya manini kikagera rero ugasanga gifite ikimama ngo mami ugasanga umwana umuheruka ku kibuga cy'indege agenda yabonye mami noneho hari ukuntu bageraho bakavangamo ka shuga mpamvu bashyiramo shuga ni ukubera uburyohe oya nikabivugiye ntako muzeho nimwancotoye buriya bikaba shuga
noneho bibaye shuga bikajya kuri shuga mami iyo ari umusore wabonye ikimami ikimami kababwire noneho yaba ari umuhungu bikaba shuga bati dadi aha twajyanyemo neza rero nohereje umwana mu mahanga ntumukurikirane ntugire ngo ba shuga mami na shuga dadi bo ntabwo baramukurikirana nutamubera se hari abiteguye kumubera se ariko wasekibi na nyina waki wasekibi yo Paula mwana wa rwose ndashima Imana oya Paula se ndashima Imana ko yakurinze ikaba yanakuzanye ukabura amahoro wari nutuvuta imbere ya nimwiza ko wibeshyira ariko kuvuga ntugutaruka amavuta wamuhaye menya Burayi bagira amavuta meza iki beta tubwire ngo kirima yaho nyine umuntu ageze iyo arahinduka burayi byose neza neza usa n'abazungu ubu n'uyu muhungu agezeyo yahinduka agasa ni ukuri ntuzankoze isoni natwe rwose tuzagufasha mu bintu byose bishoboka uzigurangize ariko natwe ntuzadukoze isoni kandi ujye ukomeza wihatire gusenga no gushaka Imana ese uracyasenga nka kera umwana n'intoki ntabwo nabire none se hariya ko numva ngo nta mwanya bagira mwana wanjye njye ntabwo nabura umwanya wo gusenga urabinone kuva kera ariko Paula twizere ko iyo mito turi kuvuga wowe ntayivanyeyo oya ntibigire ikibazo ni ukuri oya ntuzankoze isoni turakwizeye rwose ni ukuri koga banjye baye umuzungu da uziko yaje urumva hari ukuntu twageze ku kibuga cy'indege na nyina ejo nimugoroba saa 10 gutyo n'igice twari turishyura araza ntambukaho da ntambukaho urumva ntabwo namumenye kuko urumva yaje twari duhagaze uko aza atugana noneho ngiye mbona umukobwa ujya gusa n'umukobwa wanjye ntangiye kubabeshya namwe yagiye atari igituku nk'uku bya kirima yavuze arasaga ari agashokora keza nk'aka sinzi niba ariko babyita urumva ijya gusa na nyina neza neza uku nyina se ahubwo nakomeje kumwitegereza ngo ndebe ko atisize nka bya bintu by'abakobwa ariko murebye nsanga ni inzobe ye yavuze oya njye nari namuyobewe neza agiseka mbona ni Paula wanjye ndavuga nti dore ni Paula ndagacana mu ngezi ariko umuntu asa kubi bitamanye ibyasi oya nabundi si icyana nacyo umwana w'abandi ko ndeba wamurutse ageze ateye ko wamuhega nimero zera bari kunyungura cuma sana umukobwa wanjye we cuma sana nari ndimo mvuga nti rwose murasaka cyane cyane bakomeza urye kibondo utangiye ndamusigire ndabizi ukuntu iyo ngusigire ariko dufite wa mukobwa Nancy arakomeza agenda abongera bagira hano birahari rwose aho byihorere babuje ndamwisereka aho gufasha abandi babuje muri gufasha abandi ntabwo ari mwebwe kama guterana amagambo dinzwe twaganiriye ariko ntabwo nababwiye abashyitsi ngo mbasobanurire reka mpere kuri wa mukobwa duserivaga aze hano mubabwire niko Nancy nakwitabye boss chef de famille aha sasa buri mwana urumva ukuntu yitaba neza okay uyu yitwa Nancy turanasengana akaba n'inshuti y'umuryango wowe ntabwo umuzaje muvuga uwo mukunze okay sawa wakikomereza uturimo rurimo hanyuma tukaba turi kumwe nanone na Suzanne ubwo Suzanne ndakikeza mwese muramuzi ndamubwira Paula cyane uramwibuka Madame Pierre okay ni Suzanne uriyo hirya
Maningi uriya akaba umukozi wo kwa Pierre. Nawe n'umwana mwiza abonye ko yatangiye no kuza gusenga iki gahunda ni gahunda kuri ibintu bimeze neza. Hariya tukaba dufite uwitwa Muyuda, ariko ushobora kumva Muyuda ukagira ni za ndirimbo za Chameleone ngo tuseka nabo what, ariko ntabwo ari ibyo, ni izina ryiwe. Kera murabizi bakwitaga izina bitewe n'ibindi ntabwo tugiye kubitindaho. Muyuda nawe turasengana, uriya bari kumwe yitwa Brian, papa we ni inshuti yanjye twarabanye cyane, ntabwo ababyeyi babashije kuboneka biba ngombwa ko bahagararira kuko nari nabatumiye. Hanyuma rero mwese nkuko muri aha ngaha, ijambo nyamukuru murabizi ko twari twabibabwiye, natumye mama Paula kubibabwira ko uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Mu by'ukuri unandebye mu maso urabona ko nezerewe. Ntabwo biba byoroshye ku mubyeyi kwakira umwana we umaze igihe kinini. Uyu ni Paula rero nababwiye basuhuze, mwabasuhuza ngero basuhuze ya pepere. Nguyu Paula, nguyu Paula rero. Ijambo nyamukuru ry'umunsi si ukurya, si ukunywa, si ikindi, no kugira mbereke ibyishimo nterwa n'umukobwa wanjye. Uyu mukobwa uko mureba ni nyina musa, ni nyina, imico ni nyina rwose. Kereka we nageze akavanga ko ntawamenya iminsi iri imbere, singuteze iminsi mwana, ariko ni nyina uko mureba. Mbese uyu nyina uraha ni nyina, uyu ni nyina, niwe nyina wicaye aha. Mu by'ukuri kugira ngo nereke inshuti ibyishimo, ntewe n'ishema n'umuryango yo kuba mfite Paula wanjye. Uyu Paula uko mureba uku twarakinaga kiriya kana agapira tugatera na twa tundi two kugira gutya, nyina yajyaga hakurya kana tugashyira hagati, twabanza tugatera rimwe kabiri hejuru gatatu doma karagasimbutse agiye tugira irungu. Ariko kuba muri Yesu si ikintu wa muntu we. Yesu yatubereye hafi igihe Paula adahari, tukarara kuri za ntuza za telefone tumuhamagara, waryamye ati mundeke, ati hano ho ni kumanywa ndi kwiga mwemuretse, tukarara ijoro tumutegereje. Ariko ni umunezero pe. Ndabashimiye kuba mwaje, ndagushimiye Paula kuba waje mu nkwereke inshuti n'umuryango, ariko by'umwihariko mumfashe dushimire Paula yitwaye neza amasomo, ndetse ubu yaje afite grand distinction cyane ku buryo ntabwo ushobora kubyumva. Okay, umukobwa wanjye rero umwanya n'uwawe, tuguteze yombi. Murakoze cyane ko mu ijambo, mwese ndabashimiye. Mbere na mbere mbanje gushimira mama na papa. Sinzi iki nabivugamo, ariko mwarakoze ni ukuri. Mwarakoze aho nari ndiriya mu mahanga, mwambaye hafi. Mwarakoze. Papa yambaye hafi mu buryo bufatika, inama yangiraga umunsi ku wundi. Nizo zitumye ngaruka nyimeze ubungubu. Amen. N'ababyeyi beza sinzi ko nabibabwira. Rero hari gift nabazaniye. Ntabwo nabikoze nta kintu mbazaniye. Mama Paula ni igiki? Ngahaza. Yewe rwose. Ibyo bintu ni byiza rwose. Urakoze mwana. Urakoze. Karamwambitse da? Kubyara ni byiza. Paula. Urakoze mwana wawe. Ni byiza. Karakubereye. Koze. Urakoze. Papa rero. Papa Paula reka gukure mwakabona. Nakabona ni keza. Ni ntoza. Uyarakaye ko nta kintu namuzaniye, wamubonye? Yarakaye se. Papa we ntabwo umuzi, papa nawe
kuzaniye gift. Gahoda. Nawe babwiye amashimo kujyana. Nakajya ka. Ni ya papa. Izi kamera zose ziragiraga. Kamera enye zose. Iyi ireba imoso. N'iburyo Imbere n'inyuma. Ngira byahise Paul wanjye nababwiye. Nyina wagiye rongera ribyara. Bakora abashaka. Amashimo. Urakoze mukobwa wanjye ukomeze ugende n'ibindi bihugu utagiye mwana wanjye uzabigendemo. Ndashimira n'inshuti mwese mwaje kunyakira, abaturanyi mwese ndabashimiye ko mwafashe umwanya wanyu mukaza. Mukuri ni iby'agaciro kandi byanyeretse ko mama na papa babana neza, bafite inshuti n'abavandimwe babahora hafi. Imana ibaho umugisha kandi nabyishimiye pe. Imana ibaho umugisha. Ugira ngo turimo subiriza igihe. Hanyuma mwana wanjye Paula, rwose ndashimira Imana kandi nawe ndagushimiye. Ndashimira Imana yakurindiye muri biriya bihugu by'amahanga ukaba ugarutse hano uri muzima uri amahoro. Njyewe byandenze cyane kukubona. Hanyuma uzakomeze utubere umwana mwiza, natwe tuzakomeza tukubera ababyeyi, uzakomeza wige kandi ugere kure. Hanyuma ikindi uzajya ukomeza wibuke gusenga, uzakomeze wibuke gusenga, ukomeze kubana n'Imana, nabyo bizakomeza kugufasha mu buzima bwawe. Rwose tugutegerejeho byinshi mwana wanjye kandi warakoze rwose. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Duhuguke gatoya, nabonye bya bintu by'ikoranabuhanga twese byatugeze muza. Nanjye ariko buriya bizanyafekita kuko iki gifona nzaniye akantihenda buriya ndahenda cyane karahenda. Uzambwira aho yakuye. Hanyuma ndabashimira bene data, nshuti namwe bavandimwe, kugira ngo mbabwire ko uyu munsi mwabonye ko byabaye ubwiza bwahuye no kwisiga. Byabaye umunezero kuri njyewe udasanzwe, kandi burya ngo inshuti nziza ni kuba hafi mu byishimo, umunezero no mu byago. Hari abaza mu byago ariko mu bihe byiza by'umunezero nanone ko hari abantu banga inshuti ngo ziza ngo ari uko byagenze gute. No, burya n'umuntu wemeye kuza mugasangira atari uko abibuze iwe mu rugo akaguha uwo mwanya, ujya umushimira. Ndabashimiye rero, ngiye byamaze ku mutima uburyo mwatubaye hafi, ndetse wihangane nabonye yaguteye umugongo ko yabonye Paula ariko hanyuma rero mwakoze. Ndabona n'amasaha arimo aragenda, ntihazagire ikibazo intege. Yesu ni uwacu mu byo dukora byose, mu migambi iriya yose. Mukomeze musenge, dusengererane, twikorerane imitwaro, buri wese azirikane mugenzi we. Kandi Paula mushobora kuza mukamusura, nawe akabasura, ndetse mukamutembereza ababishoboye. Ni uwanyu nk'uko natwe muri abacu. Rero ndabashimiye. Uwiteka udakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abakoze neza, abagirire neza, abahe umugisha kandi abahe ibyiza byose mwifuza. Mu by'ukuri reka duhaguruke dusenge. Dore ndabona amasaha arimo aragenda, kugira ngo uhoraho aze kuturinda. Ducishe bugufi. Mana ishobora byose, tugushimiye ko waturinze tukaba tukiriho duhumeka umwuka wazima. Shima kandi habwa icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze kuri uyu munsi, tugushimiye ibyiza twabonye, ababyeyi n'inshuti twakunezerewe Mana. Dore turagiye, uko buri wese agendane nawe, ubwo tuzumva inkuru ko buri wese yageze mu rugo amahoro, tuzarushaho guhimbaza izina ryawe.
tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen. amen. Ubona mwakoze mugeze duherekeze umva Brian ngo tume kuri siko hari amafaranga ya kopera urumva urabona muri cya kibina cyo kwa Rufonsi ibyo uraza kuyabampera hanyuma urabona ntuza ubuhenebere karu